Umwiko w'ubukire, secret de la richesse. Utarinjira muri ibyo bisobanuro ngo azapfa adakize. Ingingo yasobanuwe na Socrate, umufilozofe wabaho mu kijana cya 5 mbere ya Yesu. Dore uhaca imyaka irenga 2500. Ukuri kuri muri ubu turakwemera neza kuruta Socrate wabivuze. Wenda ujya witegereza imijyi y'ibihugu bitandukanye, cyangwa ubu nawe wenda utuye mu mujyi. Umujyi munini kandi mwiza bisobanura ubukire, ubwiza n'ubuhangange bw'abawutuye, ubuhangange bw'igihugu n'iterambere ryacyo. Ntago imijyi ikorwa n'abakire, ahubwo abakene nibo bubaka imijyi. Kugira ngo umujyi ubeho hagomba kubanza kuba abakene n'ubukene. Ibyo bitabayeho ntago imijyi yabaho. Umufilozofi twa Socrate twatangiranye yigeze kuvuga ati nta mukire ujya mu mujyi, yaba ajya kwenda yikise. Abakene nibo bajya mu mujyi gushaka akazi n'amafaranga. Arongera ati abakene iyo bisanga mu cyaro ho bavuka hari buri kimwe bifuza bari kuhaguma, ariko uko bisanze bakennye nguko bimutse bajya gushakishiriza akazi, ubuzima n'amafaranga mu mujyi. Waba utekereza ko yibeshye se? Nuko Kigali n'imijyi yo kwisi yuzuye abantu yabayeho. Babonyeho bavukiye atari ubuzima bifuza, bava muri ibyo byaro bitandukanye. Bagezeyo basanze abahabatanze barafatishije maze babigisha umujyi. Babajyanye ku ndege babona akazi, bararya, baranywa, barambara kandi bisanga bakodesha amazu y'abahageze mbere. Igihe cyarageze nabo bubaka yabo, nabo bakajya bayacumbikiramo baje nyuma yabo. Muhaye ikaze. Kwavuga ko imijyi ni ikimenyetso cy'iterambere kandi ubunini bw'imijyi bwerekana hahoze ubukene bwinshi. Kora subscribe kuri channel yacu aho twiyungura ubumenyi butandukanye ku mateka, science, ikoranabuhanga n'andi makuru atandukanye. Kora like niba ukunze ibyo dukora, ujye muri comment uduhe igitekerezo. Nongere nti ikaze mu kiganiro cyacu kigufi. Nkuko nari maze kubivuga, ntago imijyi ikorwa n'abakire, ahubwo abakene nibo bubaka imijyi. Uko abakene bagenda biyegeranyiriza mu gace bahigiramo amafaranga, bisanga bamaze kubaka uwabo umudugudu. Wavuye Nyamasheke uje gukora ikiyedi, igifundi cyangwa gukanika, gucuruza imyenda cyangwa inkweto. Waje gushaka amafaranga none warayabonye. Ntago urakira niba utarajya kumurikira b'Inyamasheke ko wateye imbere. Iyo warakize uba warasubiyeyo kuko waje gushaka amafaranga urayabona, ubaka itaje i Kigali, ariko ntago wagiye kwibaka Inyamasheke ngo ubereke ko ibyo wagiye gushaka wabibonye. Wibuke ko waje uhunga ubukene. Kuba warubatse etaje ntusubire iyo wavuye ni ikimenyetso cy'uko ukiri umukene. Niyo mpamvu gumuha abakene bagenzi bawe batuye ngo mukomeze muhatane ngo wenda muzaronka. Ubu mvuze ko ubatse etaje akiri umukene maze uranseka. Nibyo ni umukene kuko ibyifuza afite bingana n'ibyo yari afite akiri Nyamasheke. Inyamasheke yabonaga abandi bambara neza akabura ibitotsi, yabonaga bigurira icupa akabura ibitotsi, yatekereza uko azabona inzu yo kubamo n'ibindi akabura ibitotsi. None ubu yaje i Kigali, arakora abona amafaranga kandi bafite ibiryo n'imyambaro naho kuba, ariko uyabuze ibitotsi kubera ko hari ubwoko bw'imodoka ataragura, hari ubwoko bw'inzu atarubaka. Abandi bageze i Burayi kandi business zabo bazimurira Dubai, mu Buhinde no mu Bushinwa, none ntaragerayo. Natinda kugerayo abandi bazamutwara isoko n'abakiriya kandi aburi biraka. Narangara azakena asubira Nyamasheke. Niyo mpamvu agomba gukora cyane kandi ntagomba gusinzira. Hari umuhanga wa kera wagize ati ibitotsi by'umugaragu bimugwa neza nubwo yarya duke cyangwa byinshi, ariko ubutunzi bwinshi bw'umukire bumubuza gusinzira. Imihangayiko n'ibibazo yari afite akiri Nyamasheke byaramukurikiranye. Ubu nabwo agomba kurara atagohetse kubera ko akiri umukene mu mutwe. Aracyari umukene kuko ibyo yifuza bihora bisimburwa n'ibindi, kandi abamutanze imbere bahora bamuhindura umucakara wo kwifuza ibyo bagezeho, maze agahora atekereza ko ari umukene gutyo. Ubwo bukene ejo buzamwimura bumugeze Dubai, kandi nagera yazasanga hari abamutanzeyo. Azahita abona ko atangiye urugendo rushya rwo gukurikira abamusize kuko ubu yimukiye mu yindi ntera. Igitangaje nuko abo yasize i Kigali basigara bamwita ko yateye imbere ko yageze Dubai, ariko ntibaza umutwaro yikoreye. Nabo bazamusangayo. Mu gihe gitazaba ageze mu Bushinwa asanze yabamutanze mu kibuga, mu kanya gato bazajya mu Buhinde, ejo bajye muri Amerika n'i Burayi, hose agenda bakurikiye kandi ubwo nawe hari abari kumwiruka inyuma. Gutyo gutyo. Muri make umukire ni iki? N'ufite ibyo akurusha. Icyo ni igisubizo cyoroshye ariko abantu bemera ko kiri mu bwenge buke, kandi iteka uzahora ukennye kuko abafite ibyo bakurusha bazahoraho, kandi kwifuza kugera ku byo abandi bagezeho bizaguhoza mu rugendo rukwahagiza, kandi ntuzageraho kuko aho uzajya ukanagiza ikirenge uzajya usanga abandi bakire bahavuye. None se ubukire nyakuri ni iki? Abahanga mu mitekerereze bavuga ko ari ukunyurwa n'ibyo ushobora gukora, kunyurwa n'ibyo wagezeho, kwishimira akazi ukora, kugira inshuti nziza, kugira umuryango mwiza, kubana neza n'abandi no kugira amahoro mu mutima aturuka mu kuba ufite umutima nta mutagucira urubanza. Jya muri comment uduhe igitekerezo. Kora subscribe kandi ufungure inzogera. Kora like niba ukunze ibyo dukora, naho butaha mu kindi kiganiro. Mu gusoza ikiganiro cyacu nagira nti sinjye wahera hahera umukene mu isi y'umwiko w'ubukire.